turi mu bihumbi 2026 nagize amahirwe hano mabona ikigori. Ese uratekereza kino kigori abantu bagihinze muri no mwaka wa 2026 kizakomeza kubatunga muri no ya technology tugezemo? Twibaze hatabayeho kwirengagiza ano maza ndi inyuma yifasha agatemba ajya kuri kira kigori. Umuhinzi wagihinze yabaho ate muri no mwaka wa 2026? Se nawe ushaka kubaho nk'uno muhinzi uhinga amazi akaba yamwangiriza agahomba burundu kandi yarashoye ibintu byinshi, harimo amafaranga, harimo imbuto, harimo umurima, harimo umwanya wiwe. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kuramira umwanya n'amafaranga uriya muhinzi ashobora gutakaza kuri cya kigori, ahubwo ukawubyazamo amafaranga menshi cyane ashoboka kandi ukoresha uburyo bwa online. Nta gishoro na kimwe bigusabye, nta murima, nta mbuto y'ikigori, ahubwo biragusaba telefone cyangwa computer na internet n'umwanya wawe byonyine. Ndagusaba ibyo bintu bibiri. Iyi video yo gukora amafaranga online ukoresheje urubuga rwa Upwork ndagushishikariza kuyireba kuko nayiteguye ku buryo n'umuntu wize cyangwa utarize ashobora kumenya ibyo ari byo akabyikorera akurikiye uko ndi kubikora step by step. Reka turebane ino tutorial natwe dutangiye gukora amafaranga online. Ukimara kuza hano kuri upwork.com uhita ureba hano handitse sign up ugahita wakanda. Ukimara kuhakanda bahita baguha ama option abiri, ugahita ukanda hano handitse am freelancer looking for work. Ndi umukozi nyine ushaka akazi. Apply as a freelancer. Ugahita ukanda hano handitse freelancer. Iyo ubishaka ukanda hano handitse continue with Google account cyangwa se ugahitamo andi mazina nyine ugafungura indi account ugashyiramo na password ndetse ugahitamo n'igihugu. Warangiza ugahita ureba hano hasi ugahita ukanda yes, bisobanuye ko uraba wemeye amategeko n'amabwiriza ya Upwork. Ugahita ukanda hano handitse create my account. Ukimara go creating account bahita bagusaba ko uverifyinga email wakoresheje ucreatinga iyo account, ukajya kuyiverifyinga ukoresheje code bakoresheje kuri email yawe. Iyo umaze kuverifyinga email yawe rero nk'ibisanzwe hano kuri Upwork bahita bagira ibibazo bakubaza cyangwa se ibintu ugenda wuzuza kugira ngo bajye bamenya uko mubana cyangwa se uko uzajya ukoresha ino platform yabo. Reka tugende tubisubiza kuko ibibazo bitwara iminota 5 ku 10 cyangwa se ninagera. Reka tubyuzuze. Ikibazo cya mbere bakubaza niba ibi bintu warigeze ubikoraho cyangwa se niba utarabikoraho, ugahitamo igisubizo nyine cyawe kandi utababeshye. Gusa ikiza n'ubundi yari ubwa mbere uzi ibintu ugiye gukora, uhitamo hano handitse I have some experience, ubundi ugakanda next. Ugahita noneho ujya ku kibazo cya kabiri, what is your biggest goal for freelancing? Ni iki ugamije kuri no platform yacu? Uhitamo kano ka kabiri, to make money on the side, ukande next. Uhita ujya ku kibazo cya gatatu. Noneho hano tuba dufite amahitamo atatu cyangwa se 3 option zo guhitamo. Amahitamo ya mbere tuba dufite ni amahitamo bavuga ngo niba uri umukozi cyangwa se niba uri umuntu ushaka akazi uzajya uapplyinga kuri post abantu bashaka ko ubakora akazi bashyizeho. Amahitamo ya kabiri noneho uzajya ukora package cyangwa se uzajya ukora ikintu ubundi ukigurishirizeho wowe ugiposting noneho umuntu aba yakigura. Noneho amahitamo ya gatatu ni amahitamo noneho y'umuntu ushaka abamukorera cyangwa se umuntu ushaka ibintu akoresha. Tuvuge wenda nk'umuntu ufite nka YouTube channel ari mushyashya ushaka gutangira ariko atazi ngo ni gute na editinga video, ni gute nakora ama voice over, ni gute nakora ibiki, we azajyazaho ashaka abantu bamukorera akazi. Noneho twebwe twitiremo amahitamo ya mbere kuko turaba beginner. Aya niyo mahitamo meza yo guhitamo kugira ngo tubashe kuba twakapplyinga akazi kandi mu buryo bworoshye ku buryo twahita dukorera amafaranga mu gihe gitoya cyane. Kandi kano ka option ka mbere ubundi uhita wemeza hano hasi handitse ngo I'm open to contract to higher opportunities. Hano nyine biba bisobanuye yuko wemeye nyine gutangira na contract gusa nyuma y'igihe runaka ukazayivugura nyine. Ubundi ukanda hano handitse next create profile. Ukimara gukanda hano handitse create profile noneho uba ugiye kwivuga wowe nyine, ugiye gutanga amakuru ya akwerekeyeho kuri ino platform ya Upwork. Option ya mbere ibi hari yo kuimportingamo LinkedIn account. LinkedIn iyo ifite hano bibita byoroha nyine uhita uyimportingamo ukamera nkaho ubibwiye wese. Noneho iyo utayifite reka twebwe dukoreshe manuel. Hano twivuge biri manuel tudakoresheje link iyo ari yose cyangwa se platform yindi iyo ari yose. Noneho sasa ino step noneho tuba tugezeho barakubwira ngo go it now are a title to tell the world what you do. Adingamo title cyangwa se ikintu ukora cyo kubwira isi cyangwa se cyo kubwira abantu nyine ni iki ubundi ukora. Ngewe umuntu ndi gukora cyangwa se ndi gufasha gukora ino account no mu video editor. Nurangiza kuyandikamo ukande next. Hano noneho uba ugiye gushyiraho experience ufite. Iyo ufite experience nyine hano ubishyiramo wadingamo ibintu wagiye ukora, hano ukavuga description y'ahantu wakoze. Ariko iyo utayifite uhita ukanda hano nothing to add, check the box and keep going. Hano nyine iyo udafite experience n'ubundi urakomeza nta kibazo. Ugahita ukanda hano handitse next. Noneho tugahita tugera muri step ya education. Niba hari ibintu wize nyine hano ubishyiraho, ibyo wize byose ukabishyiraho. Ugahita ukanda hano handitse add education. Ugahita ureba hano handitse school, ukandikamo ishuri wizemo, ukandikaho degree ufite, ukandikamo na field wizemo cyangwa se department wizemo, ubundi ugahita ushyiraho na description ushaka. Gusa iyo utabifite n'ubundi biri urabisimbuka uba wemerewe kuzabigarukaho nyuma cyangwa se nunabishyiremo nyine. Ugahita ukanda next. Ugahita
ugahita ujya hano kuri no step yo kwadingamo language cyangwa se indimi ukorera, tukanda next. Noneho iyi step tuba dukurikijeho niyo gushyiramo skills dufite kugira ngo bajye baturikomandinga akazi gahari. Niba uri mu video editor ukurikize n'izi step ndi kugenda nkwereka, niba utari mu video editor unyandikira hano muri comment nkubwire ukuntu ushobora kubikora, kuko akazi kaba hano kuri Upwork ntabwo ari video editing gusa, kuko habaho n'akandi kazi kenshi buri wese bitewe n'ibyo akora mu buzima busanzwe ashobora kwisangamo. Rero ushobora kunyandikira hano muri comment ngo mfasha, nkahita ngufasha. Ukimara gushyiraho skills ufite ureba ko skills ushyizeho zigera muri 15 gusa zitarenga, ubundi ugahita ukanda next. Iyi step noneho dukurikijeho niyo nkunda cyane yo kuvuga bio yawe, aho nyine uba uri kwitaka, aho nyine uba uri kuvuga amagambo ashobora gutuma umukiriya cyangwa se umuntu aguha akazi. Aya magambo rero ntago akomeye kuba wayamenya. Ujya kuri ChatGPT ukayibwira cyangwa se AI tool iyo ari yo yose, ukayibwira icyo ishoboye gukora, nayo gete igusuggestinga amagambo ari professional ashobora kugufasha kuzuza bio yawe bitewe n'ukuntu uba wayibwiye ibyo ushoboye gukora ndetse n'ibyo udashoboye, kandi ibikora as a professional. Ikibazo cyose wahura nacyo ushobora kuyibwira ChatGPT ikagikosora. Reba nk'uyu nguyu nandikiye, namwandikiye ngo am a professional video editor with 10 years of experience in audio and video editing. Umuntu agisoma kano kajambo ka mbere konyine urumva yuko gafite umwihariko, imyaka 10 ya experience. Urumva kandi hano nagubeshya nyine, bitewe na experience ufite urayivuga. Niba uri uwejo bundi nabyo urabivuga nta kibazo, kuko hano umuntu aguha akazi bitewe n'ubushobozi ashobora kukubonamo, ntago biterwa ngo na experience gusa. Iyo ufite experience nabwo birakonta cyane. Urabona nyine nk'ukuntu hano ngewe uyu muntu nabimukoreye. Niba nawe ushaka ko mbigukorera ushaka kunyandikira muri comment nkabana abigufashamo. Ubundi ukimara kwandika bio yawe uhita ukanda hano next, choose your categories. Noneho iyi step tuhita dukurikizaho niyo guhitamo service twofarine cyangwa se dutanga, kandi hano barakubwira ngo choose at least one service that best describe the type of work you do. Nyine hitamo ikintu cyanyacyo kiri best cyangwa se kiruta ibindi byose nyine ukora, ariko kibe ari kimwe. Noneho hano muri category tuba dufite n'undi n'amasabu category. Ngiye umuntu ndi gukorera hano ari muri design and creative. Ubwo turaza guhitamo video and animation, audio and music production, and art and illustration. Izi ngizi nizo category yisangamo yambwiye ngo nze kumushyirira. Numara guhitamo zino service uhita ukanda next. Noneho ino step tuhita tugeraho niyo gushyiraho amafaranga cyangwa se umushahara uzajya ukorera. Ni ukuvuga ngo amafaranga uzajya ukorera ku isaha niyo umukiriya uzajya uguha akazi azajya abona agahita ayakurikiza ajya kuguha akazi. Ni ushyiraho make bazajya baguha akazi ari benshi. Nushyiraho menshi adahwanye n'ubumenyi ufite cyangwa se n'ibyo ukora cyangwa se n'akazi ugaragaza cyangwa se result, ntago nyine umukiriya azaguha akazi. Wenda azakaguha rimwe ariko ntago azakaguha ubwa kabiri. Hano uraza ugahita wandikamo igiciro runaka ushaka wowe ubwawe nyine standard yawe, ariko ngewe uyu nguyu yambwiye ngo ni 50 ndibuze gushyiraho $50 ku isaha. Ubwo ngubwo no kuvuga ngo freelancer service fee. Hano nushyiraho 50 hano Upwork izajya isigarana 5. Hano ubwo ngubwo uzajya wakira amafaranga 45, $45. Nyine Upwork none se yo yakungukira he? Nayo ihita isigarana fee, amafaranga twita fee nyine, kuko ifata 10% by'amafaranga ushyizeho. Ugomba rero gusigarana 45. Ubundi uhita ukanda next. Noneho hano niho tuba tugiye kuzamo amafoto n'igihugu dutuyemo ndetse na street. Nyine niho tuba tugiye kuzuza details zacu na za location tuba dutuyemo. Hano niba ufite rero ifoto hano urayaploadinga. Impamvu nari kuyikwereka nuko ari umuntu ndi gukora. Numara kuyuzamo uhita ukanda check your profile. Urabona yuko hano profile cyangwa se account twamaze kuyicreatinga byemewe. Hano nyine uba wemerewe kuza n'ubundi kweditinga ibintu byose tumaje gusettinga. Hano uba byemerewe gusubira inyuma kuba wabikongera ukabyeditinga. Hari ahantu wibeshye ushobora gusubira inyuma ukabyeditinga. Ugahita ukanda hano handitse submit profile. Urabona yuko hano bawe bakubwiye ngo nice work. Urabona yuko twinjiye byeruye. None ugahita ukanda hano handitse view my profile. Iyo ushatse uhita ukanda hano handitse browser job ukajya gushaka akazi, ariko twebwe tubanze turebe profile. Urabona yuko bahita baduha iyi tab. Noneho iyi tab tuba tugezeho niyo yindi tuvuga ngo tugiye kuzuza portfolio yacu. Ni handi nyine tuba tugiye kuvuga ngo tugiye kuzuza CV cyangwa se ibintu bituranga bishobora gutuma bidutandukanya n'abandi kugira tubone akazi. Reba nk'hano handitse add video introduction. Ushobora hano gushyiraho video nk'akanimetinze ukuntu kerekana ukuntu ushobora kweditinga video nyine mu minota mike cyangwa se umwihariko wawe ufite. Hano ushobora gushyiraho hour per week, amasaha ushobora gukoraho, amasaha ukoraho mu cyumweru. Hano ushobora gushyiraho indimi.
hano ushobora gushyiraho education. Hano nyine noneho niho twuzuza na za portfolio zacu. Hano niba ufite na LinkedIn ushobora kuyishyiraho, ushobora kuyatacingaho. Gusa nanone niba ufite nk'amafoto cyangwa se project wakoze cyangwa se ibindi bintu runaka byose wakoze bishobora gutuma ubona akazi, hano uraza ukabyatacingaho hano muri portfolio yawe. Hano urugero wenda nk'ibintu yambwiye ngo yigize gukora project ya YouTube thumbnail. Hano YouTube thumbnail yakoze rero hano tuyifite muri galeri yayimaye. Hano nyine uyifite uraya-uploadinga n'ubundi kaza hano ugahita ureba hano handitse drag and drop browser file cyangwa se add video link, ugashyiraho link ya video wakoreye iyo thumbnail. Hano rero ngiye ndabishyiraho. Iyo urangije rero kubishyiraho hariya n'ubundi uhituza hano handitse complete your profile. Ushobora hano gushyiraho ngo employment history, ugashyiraho portfolio, education. Ibi bintu byose nyine uri kubona hano ugomba kuba wabyujuje cyangwa se ukazanabyuzuza nyuma. Ibi byose iyo ugenda ubyuzuza ugenda ukanda next. Ibi byose iyo ubishyizeho urabona yuko hano twebwe turi kuri 40 fote kugira ngo profile yacu ibe yuzuye, kandi igomba kuzura 100%. Niba hari education, niba hari language, niba hari ibiki byose uba ugomba kubyuzuza paka. Noneho hano iyo ugitangira tuba dufite ibintu bitwita connect cyangwa se connection. Connect arizo zigufasha kwa-applyinga ku kazi. Kwa-applyinga ku kazi bigusaba connect nyine, kandi uko ukora akazi kenshi niko ugenda ubona connect. Iyo ushatse urazigura iyo ari ubwa mbere gusa, ariko utangirana 50 nizo baguha ziri free. Ariko nyine uko ugenda witwara neza mu kazi bagenda baguha izindi, kuko buri kwezi hano hari connects baba bagomba kuguha. Reka tukande nka hariya kuri ranimo ubundi turebe. Reba nka hano basic cyangwa se free. Hano buri kwezi baguha 10 connect buri kwezi, cyangwa se ukagura connect, kuko connect imwe hano ibigura 0.15 amadolari, 0.15. Noneho hano kuri plus iyo wishyura amadolari 18 hafi 15 buri kwezi ubaguha 80 connect buri kwezi. Hano bakaba banatuma ucustomizinga link yawe. Noneho kugira ngo wumve cyangwa se urusheho kumva akamaro k'izi connect ndi kubereka, reba nk'hano hari urugero rw'akazi gahari wenda video editor for motivational and self improvement YouTube channel. Urabona yuko katwara 6 connect kugira ngo uka-applyinga gusa bitwara 6 connect. Noneho hano hasi yaho hari izi available 50 dufite za zindi twahereyeho. Ubwo twa-applyinze kuri kano kazi urabona yuko baducharginga 6 connect. Kanze n'ubundi ndakwereka ukuntu turi buze ku-applyinga n'ukuntu baducharginga izo connect n'izisigaraho ndetse. Noneho reka nkwereka ukuntu bashaka akazi. Uza hano kuri kano search icon ukagakandaho. Ukimara kugakanda urabona ko hari akazi karenga 195 na rero bino kugira ngo tubone twebwe akazi kacu dushaka tuba tugomba kubifilteringa kugira ngo tugende tureba akazi twisangamo kandi dushoboye. Rero hano ushobora gufilteringa kano kazi by experience level, entry level cyangwa se intermediate level. Noneho ugahita ukanagafilteringa by job type ku buryo ushobora kwandikamo amafaranga ukorera ugahita ubona akazi bikwiranye n'umuntu uba wavuze ati nshaka umuntu nkorera ibi nibi kuri aya mafaranga ya nayo. Nyine hano ugenda uhitamo bitewe na standard yawe cyangwa se n'uburyo wowe ukoramo ibintu cyangwa se n'igiciro cyawe nyine uko gihagaze. Gusa ugenda hano uhitamo ibintu nyine bitewe n'ukuntu bize. Hano iyo ubeshye ntago ushobora kubona akazi. Ugenda uvugisha kuri nyine ukagenda hano ufilteringa. Reba hano client info, payment verified, ukaza hano kuri client history, ukaza ugahitamo wenda nka tuno tubiri misemo. Nyine ibingibi ni ku mu beginner, ibingibi misemo nawe ashobora kubihitamo. Nyine ibingibi misemo kabisa, niba uri mu beginner ushobora nawe kubihitamo. Gusa uko ugenda umenyera ino Upwork niko nawe ugenda urushaho kumenya ibi bintu. Gusa niba utabifiteho amakuru ushobora kunyandikira kuri WhatsApp mwagenda nk'uguidinga, cyangwa ukanyandikira hano muri comment ikibazo ufite cyangwa se imbogamizi yose wahuye nayo nkaba nayigusubiza. Reba hano bitewe n'ama connect usigaranye nabwo ushobora kuza ugafilteringa by connect. Usigaranyeho uduconnect dukeya wagenda hano filteringa, cyangwa se udashaka gutakaza ama connect menshi ushobora kuza nyine ukagenda filteringa ushaka utuzi dufite ayo ma connect cyangwa se dukeneye ayo ma connect. Reka hano twebwe dushakemo utuzi wenda dufite connect ebyiri kuri enye. Urabona ko hasigayemo 7,000
na 900. Noneho reka twandikemo video editing, wenda dushake kano kazi ka video editing. Urabona yuko turahita tubona ubuzi bugera muri 844 cyangwa se job zibonetse nyine. Izi job dushobora zose kuzaprayingaho. Noneho kugira ngo uhitemo akazi neza, nyine izi ni tekinike mangiye kubabwira, kugira ngo uhitemo umuntu uri buze gukorera, ureba umuntu hano ubaletinze cyane cyangwa se ufite star nyinshi. Reba nk'uyu nguyu bamuretinze 3 honyine. Uyu nguyu urabona yuko nyine abantu bakoranye nawe ntago bamwishimira cyane, cyangwa se wenda nibwo gitangira ntawamenya. Gusa ariko iyo uri umuntu nyine ufite experience kuri Upwork, ureba hano iyo uri guhitamo akazi, ureba nk'umuntu ufite zino star wenda zigera muri 5. Uyu muntu baba baramuretinze neza abantu bakoranye bose. Wenda reka tumukilike kuri kano kazi ari gutanga. Ukanda hano I need any editor for my content. Urabona yuko n'amafaranga atanga $30. Urabona yuko uyu nguyu mushobora gukorana. Noneho iyo ubishatse uhita ukaprayinga now cyangwa se ugasevinga kano kazi mu gihe wenda udafite umwanya ukaza kugasubiraho nyuma. Noneho reka turebe ukuntu basubmitinga proposal. Use connect to submit proposal. Ukuntu nyine ushobora kwaprayinga kuri kara kazi, tuza hano handitse submit proposal. Urabona yuko kano kazi kujya ukaprayinga ngo karakenera for connect. Iyo umara kubona connect uzifite hano hituza ugahitamo uburyo uraza kwishyura by milestone cyangwa by project. Hano by milestone biba bishatse kuvuga yuko buri gakorwa ukoze kose cyangwa se buri gatask kose wujuje ukagaragaza yuko wakarangije, uzajya ugahemberwa mbere yuko n'akazi ukarangiza. Niba ari voice over urangije uragihemberwa, niba ari amashusho umaze gushaka cyangwa se footage umaze gushaka uzajya ubihemberwa. None hano by project ho uzajya uhembwa ari uko akazi kose wakarangije. Kazahemba $30 ubundi wakire 27 ajye kuri Upwork, niyo bazacharginga. Aya ngaya niyo yashyizeho, gusa nawe ushobora kumubwira cyangwa se ushobora kumuha proposal. Ushobora kumubwira ati nzakora 40, nzakora munsi ya 30 cyangwa se nzakora kuri aya ngaya nyine. Hano ushobora kumuha proposal nawe akaba yakumva bitewe n'ibintu nyine mushobora kumvikana. Hano 30 ntabwo ari fix, kuko nawe hano ushobora kuhitamo amafaranga nyine ugomba gushyiraho. Gusa niba yashyizeho aya ngaya niyo ababona gakwiranye, gusa nawe ushobora kumuha proposal ukabihindura. Noneho hano how long will this project take? Less than 1 month, niko abenshi nyine dushyiraho. Noneho hano ugahita ushyiraho additional details. Hano ni kwa kundi uba ugomba kumubwira ati nabonye kano kazi kawe bimeze gutya na gutya, nabonye nkashoboye, mfite experience imeze gutya, nshoboye iki n'iki. Gusa iyo udashoboye kwandika ibi bintu cyangwa se gutekereza amagambo cyangwa se keyword yumvikanisha neza uwo uriwe, ushobora guhereza ChatGPT ako kazi wari ubonye, ubundi nayo ikaba yagufasha gukora additional details cyangwa se cover letter ikavaringa nyine ubushobozi cyangwa se ubumenyi bwawe. Uhereza umukiriya wowe ugenda gukora copy and paste muri ChatGPT cyangwa se indi AI tool iyo ariyo yose. Ino cover letter rero iyo irangije ubona nta nikosa ririmo, uhituza hano hasi handitse attachment. Hano kuri attachment rero ushobora ku-uploadingamo nka video cyangwa se file runaka imeze nkaho ari sample yuko ibi bintu uri ku-applyinga cyangwa se ino proposal uri gutanga ubishoboye. Niba wenda urugero tuvuge ari nka voice over wigize gukora, erekana project cyangwa se akantu kaka voice over cyangwa se wohereze nka voice over yawe runaka nyine ivuga ku kintu runaka. Niba uri mu video editor, erekana nk'akantu wigize ku editinga kuri no proposal uri gutanga. Hano kuri Upwork iyo wicaranye cyangwa se iyo ufite ama sample y'ibintu runaka ushoboye cyangwa se service ushobora gutanga kuri no Upwork, nibyo bikugira professional kandi nibyo byoroshya akazi. Rero hano ikimara ko byuzuzamo bira byose uhita ukanda hano handitse send connect. Rero iyo umaze gukanda hano handitse send for connect uhita utegereza. Nago umukiriya ashobora kumara amasaha 2 cyangwa se amasaha 5 ataragusubiza. Rero kugira ngo ubone niba yagusubije uhita uza hano hasi ugascrollinga down ugahita ukanda hano handitse my proposal. Ukimara gukanda hano handitse proposal hahita hafunguka tuno 3 option cyangwa se ano makategori y'ama proposal atatu. Iyi submitted proposal ni proposal bawohereje ariko itarasubizwa, ugitegereje yuko umuklient cyangwa se umuntu uri gutanga akazi ari buze kugusubiza. Noneho hari active proposal. Active proposal ni proposal ubu ukiri kudiscussingaho n'umukiriya cyangwa se mutarumvikana amafaranga cyangwa se muri kuvugana uburyo bw'imikorere. Rero iyo bagusubije uza hano muri message, hano urabubona ubutumwa. Nuko hano tukiri gufungura ariko hano baza kukohereza ubutumwa. Noneho hano hari invitation to interview. Hano ni proposal utanga, noneho umuklient cyangwa se umuntu uri buguha akazi akabanza akagira ibibazo arakubaza mu buryo bwa email cyangwa se mu buryo bwa video call.
gusa ariko ntabwo bino bikunze kubaho cyane. Noneho sasa ikintu uba ukwiye kumenya hano kuri ibi bintu byose nkubwiye, hano message ukimara gufungura account uzazibona ari nyinshi pe, gusa habaho abasikama benshi. Uba ugomba kubitondera ukagenda usubiza cyangwa se ufungura link cyangwa se ukadownloadinga ifoto uzi neza y'umuntu wizeye nyine atari umusikama. Iyo ubona ko ari umusikama aba afite amazina arimo ibinyuguti ukuntu utapfa kumenya, abo ngabo ari abasikama. Gusa n'abantu bari sereye nyine uzababona cyane. Ujye wirinda gufungura link iyo ari yo yose cyangwa se kudownloadinga ifoto iyo ari yose. Hano nako kwaka nomero za WhatsApp zawe cyangwa se email yawe biba biri buze kubamo. Hano umukiriya icyo muba muri bupfane nuko umukorera akazi nawe akaguha amafaranga yawe. Nta bundi buryo mushobora guhura muhuriye hanze ya Upwork. Upwork niyo igomba kubahuza gusa. Rero niba ino video igufashije, reba neza ko wakanze subscribe. Nitwa Kata Yves, kandi ino video wihangane umuntu muziranye wese uze kuyimuha. Niba hari ikibazo ufite nyandikira muri comment, niba hari inyunganizi ufite nyandikira muri comment, niba hari igitekerezo ufite cyangwa se ikintu wabonye ukabona cyarakunaniye mu buryo bwa online business, ushobora kunyandikira nkaba nabigufashamo kuri WhatsApp cyangwa se muri hano muri comment. Niba noneho ukeneye indi video yerekana uburyo babikuza hano kuri Upwork, tuma twuzuza like 1000 tambereka uburyo babikuza hano kuri Upwork. Nizere yuko amafaranga mugiye kugenda kuyayoragura. Reba neza ko wakanze subscribe. Ciao ciao, nitwa Kata Yves.